hariho abantu babikoreraho ariko ubu baratashye bavuye mu batashye. Turi mu isoko rya Nyamagabe mu gice cyo hasi gicururizwamo imboga n'imbuto. Muri iki gice ibisima bimwe na bimwe byo gucururizaho byambaye ubusa bigaragaza ko nta babikoreraho. Bamwe mu bacururiza muri iki gice baganiriye na radio na televiziyo Flash bagaragaza ko ibi bisima byose byari bifite abantu babikoreraho, ngo ariko nyuma yo kugorwa n'amafaranga basabwaga buri kwezi yo kwishyura igisima bahisemo gusubira hanze. Barahombye barataha kubera ko ibibanza bihenze biri ku giciro kinini cyane. Igisima sananga Igisima ni 15. Utubweje ukuri ibi bisima byose byari biri ababikorera cyane. Hariho abantu babikoreraho ariko ubu baratashye bavuye mu batashye kubera ko nta kintu bagikora barahombye. Urabona atari ibisima gusa sirabona hari umuntu urimo. Ibitara byose bitari habana ariko kubera imisoro nyine banze gukatura bari benshi na hari nyuma bari bahari ariko kubera imisoro bagiye bashyira nyine ibipapuro nyine kubera kukatura abikoreragamo baritahe nise bazizi nyine n'ubukene nyine nta mafaranga ari hano Nyamagabe nta mafaranga hariho ubukene abantu bagiye baguza waguza ugahomba nyine ukananirwa no kubona n'igishoro ugahita witahira. Igishoro nyine iyo gishize udufaranga twagiye uguza mu matsinda uhita wigendera nyine. Nubwo hari bamwe bahisemo kuva muri iri soko rya Nyamagabe bagasubira gucururiza hanze y'isoko, bamwe mu bo twasanze bakiri muri iri soko by'umwihariko muri iki gice gicururizwamo imboga n'imbuto bagaragaza ko nabaho bukera bazarivamo. Kandi twaragiye n'ubundi se dusigaje niba twabuze yo gusora tukabura nayo turanguza igisigaye ni murasaba iki? Turasaba ko bakatura ibibanza. Yesu urabona ntari kwitahira nanjye ndataha n'abaririmo murarivamo turariva tutarivamo urabona ducuruza ikireba nk'iki ubu urabona aha hari mwiki reba nk'iki nyuma yo kwicyo cyo hiyari ubu urabona hari Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe niyo mungeri uyobora aka karere yabwiye Flash ko hari umuti uri kuvugutirwa iki kibazo. Hari bakeya bona cyane cyane ku munsi w'isoko bacururiza hanze ariko uburyo gikemuka nuko tubasobanurira ko bagomba kuza mu isoko ryubatswe. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri hari abantu b'ubushobozi buto navuga nk'abariya mwabonye bacuruza imbuto bacuruza imboga tugerageza kubahuza n'amahirwe dufite. Hashize hafi umwaka dufasha abagera kuri 50 tubaha inguzanyo zoroheje, inguzanyo ziri muri VUP kugira ngo babashe kongera igishoro cyabo bacuruze byinshi babone ubushobozi bwo kwishyura, kandi batubwiye ko byabagiriye akamaro bakongera ubucuruzi noneho bakagenda babona ubushobozi bwo kwishyura mu buryo butagoye. Muri rusange mu bacuruzi 100 bacuruzaga imboga n'imbuto muri iri soko, ngo muri abo bacuruzi hasigayemo abacuruzi 20 gusa mu gihe abandi basubiye gucururiza hanze y'isoko. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.